Uburyo installa Claude AI muri telefone, ujya muri Play Store, ni indi nzira naza gusobanurira mu minsi izaza, ariko aha ngaha nagira ngo nkwereke uburyo bakoresha Claude AI bayibaza ibibazo. Uba uyifitemo ikimenyetso cyayo ngiki hano, ni nk'akanyenyeri k'umuhondo n'umweru urimo, ukandaho bisanzwe nk'uko dukanda kuri application, igafunguka ikakubaza ngo niba ari ibintu bishya ushaka gutangira, byanditse mu gifaransa nouvelle conversation, ugakandaho gutya, ikakwereka ikibazo, ikakubaza ati ngo umarire iki. Aha ngaha biterwa n'ururimi nayihaye ngiye nkoresha, ari icyongereza nkoresha yambaza mu cyongereza, niba ari ikinyarwanda yambaza mu kinyarwanda, niba ari igifaransa ngiye nkoresha akenshi igifaransa. Niyo mpamvu iri kumbaza ngo aha ngaha nkumarire iki, ngo comment puis-je vous aider ce soir, ngo nakumarira iki muri uyu mugoroba. Ngiye kubibaza cya kibazo nababwiye, ngiye kukibaza nyigisha, kanda hano haba discussion, ukandikamo nyigisha, hanagura amakosa yo ntabura, nyigisha gukoresha Claude AI. AI mujye mubibuka ko ni artificial intelligence cyangwa ubwenge bukorana. Iyo umaze kwandikamo ikibazo, ukanda aka ngaka k'umuhondo, murakabona aha ngaha gutya, ngiye gukanda kariho agacumu kareba hejuru, niho wibwiye ati ngaho usubiza, urakanda ugategereza, biterwa na network. Urabona ko itangiye gukora, aho kari guhumeka ubu bitangiye gukora, ishaka n'ibisubizo iri gutegura inyandiko. Murabona ukuntu biri birisukiranya cyane, biri gusubiza byose bikaza byihuta, ni byinshi, byihuta, kuko nayibaje ikibazo kirekire cyane, kuvuga ngo nyigisha uko bakoresha AI. Murabona ukuntu ibirangije, ubushatse wabisoma, noneho ubonye ko nta masegonda ikoresheje arenze 3, ku buryo igushubije. Ubu abashobora gusoma, mwasoma uburyo ikibazo cyari nyigisha gukoresha Claude AI. Iravuze ngo mwaramutse, ndashimishijwe kukwigisha gukoresha AI. Hari igihe kirimo ikinyarwanda kitari cyiza, ariko nyine ugenda nawe ikosora. Iby'ibanze byo kumenya. Claude ni iki? Claude ni intelligence artificial AI ishobora kuguha ubufasha mu bibazo bitandukanye, kuva mu kubaza ibibazo, kwandika, gusesengura amakuru, gukora code n'ibindi byinshi. Uburyo bwo gukoresha Claude: ibibazo bibanza. Urashobora kubaza ibibazo byose. Murumva ko igenda igusubiza mu kinyarwanda, nayibaje mu kinyarwanda, igusubiza mu kinyarwanda neza kandi ku buryo busobanutse. Ushatse wayikomeza kwibaza n'ibindi ushaka, wabibaza amakuru, wabibaza amateka y'igihugu, wabibaza amateka y'umuntu runaka, wabaza ibijyanye n'ubuvuzi, waba urwaye indwara ukayibaza ati ko ufite umutwe uri kundya, nkaba mfite ibicurane, nkabara mu gatuza, byaba bitewe n'iki. Iragusubiza nka muganga, yakumva ari indwara ikomeye, ikakubwira ati genda ushake muganga uzabanza wisuzumisha, cyangwa ikakurangira n'imiti, ikakurangira ubwoko bw'imiti ibonye ari indwara yoroheje, ikanakubwira n'aho farumasi wayibona hafi iwawe, hafi aho, ikakwereka na aderese, yaguha na telefone z'umuganga ukorera aho ngaho, za farumasi iri aho hafi, iba ifite amakuru yose, ku buryo
nubwo wayigura atanga nta farumasi ihari, ati nyereka hari farumasi hano hafi y'iwacu, irakurura amakuru yose ikakubwira ati Riziyeri cyangwa Nyabagendwa hari farumasi, kandi farumasi ifite umuti. Iba ifite amakuru, ireba mu ma interineti, ikareba mu bikoresho byayo, ikareba muri kompiyuta, ikabona iri vuriro cyangwa amafarumasi afite umuti ikakurangira. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho cyiza cyane umuntu agomba kubana nacyo ubuziraherezo. Murakoze.